ubundi ntabwo ari inkono ya mbere naba njabuye. Rimwe ibiri gatatu. Marawe ntoki zibaye umutuku. Yewe ko ndi gushaka nkabyumvira muri nyababyeyi. Abenshi bamuzi nka Kakajwi, akabazwiho gukina komedi ndetse akazikina atebya. Mwana wa mama. Mungu agatanazi mfire muri Amerika we. Murugo ni. Yatangira ashyira video nta cyane kuri TikTok, akaba ari naho abantu benshi bamumenyeyeho mu gukina komedi, akaba avuga ko ari muri Amerika, abivuga agira ati muri aya magambo. Muko mubizi ndacyari mushyashya muri Amerika. Byagorana cyane kuba waba umukurikira maze ukaba utarumva avuga iri jambo agira ati ese uwo muhungu yaba ari nde, yaba akora iki, ese koko aba yagiye mu kazi, mu by'ukuri se baba babana koko cyangwa bikora mu buryo bwo gutwika gusa no gushaka hit. Ibyo byose ndetse n'ibindi uri kwibaza kuri Kakajwi nkaba ngiye kubigusubiza muri iyi video y'iminota mikeya cyane, naho ngiye wabateguriye iyi video ndetse nkaba ngiye kuyibagezaho, ushatse wanyita Narcisse. Bamwita Kakajwi, abenshi bakaba bamwibazaho ibibazo byinshi bigiye bitandukanye kuko bari umuntu udakunda kwigaragaza, bikaba biri mu bintu bituma abantu benshi bakomeza kumwibazaho ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Tugiye kureba ku bibazo abantu benshi bamwibazaho ndetse benshi bakibaza niba koko yaba atuye muri Amerika nk'uko akunda kubivuga. Tugiye kureba ese kuko yaba yaragiyeyo, none se yaba akora iki, yaba yarageze yate, cyangwa se turebe niba hari akazi yaba akora, ese ako kazi ni akahe. Kakajwi burya bwose uko akunda kubitubwira neza nk'uko tubizi ngo aracyari mushya muri Amerika, akabivuga atya muri aya magambo. Uko mubizi ndacyari mushyashya muri Amerika. Ibyo rwose wavuga ko nta kintu aba atubeshyemo, gusa ariko ikintu aba atubeshyemo ni ikintu kimwe cyonyine, aho atubwira ngo nk'uko tubizi kandi mu by'ukuri tutabizi. Ubu rero nawe ukaba ugiye kubimenya maze wajya wumva avuze gutya ugahita usobanukira ibyo ashatse kukubwira. Kakajwi koko akaba ari muri Amerika ndetse akaba ari na mushyashya nk'uko akunda kubyivugira. Kakajwi akunze gukora video agaragaza n'isoko ryo muri Amerika ndetse akunda kujya mu masoko akomeye cyane maze akabigaragaza cyane muri aya magambo. Umunsi Mungu tubana nabwiye ngo tugiye guha ubu turi kumwe. Ikindi kandi muri video nyinshi azakora akaba agaragazamo abanyamerika benshi bagiye batandukanye, aho harimo nk'uyu nguyu cyangwa se n'abandi benshi wigeze kuba wabona, abibaza ku buryo yaba yarageze muri Amerika ndetse n'icyo yaba akora. Kakajwi akaba yaragiye muri Amerika, aho yagiye kwigayo, akaba yiga muri kaminuza ya Stanford University, aho yagiye kwiga ibijyanye na science and technology. Ijwi rye, inseko ye ndetse n'uburyo akunda kwigaragaza, aho aba yambaye mask ahantu hose, bituma akundwa cyane ndetse agasetsa abantu benshi bagiye batandukanye. Kakajwi akaba yaravutse mu mwaka w'ibihumbi 2000, aho ubu ngubu afite imyaka 24, akaba yaravukiye mu ntara y'Iburasirazuba. Ese waba wibaza kuri iri jambo akunda kuvuga, aho akunda kurivuga agira atya ese kuko yaba ari umuhungu wa Gatanazi nk'uko akunda kubivuga muri izi video ze zose? None se uwo Gatanazi ninde? Ese yaba akora iki, cyangwa se yaba abikora mu buryo bwo gushaka hiti ndetse no gushaka amafaranga? Ibi byose uri muribaza ndetse n'ibindi byose uri kwibaza kuri uyu mugabo Gatanazi nibyo ngiye kuza nkusobanurira neza. Mu bushakashatsi twakoze, Kakajwi koko nk'uko abivuga uwo mugabo Gatanazi ntabwo ari se, ahubwo ni umuturanyi. Waba wibaza ngo ese ibi bimeze bite, cyangwa se baba baturanye mu buhe buryo? Ibyo rero akaba aribyo ngiye kuza kugusobanurira neza. Kakajwi nk'uko twabibabwiye koko papa we ntabwo ari Gatanazi, ahubwo uwo mugabo Gatanazi ni umuturanyi wabo. Uwo muturanyi wabo akaba ari umuturanyi w'inshuti yabo, dore ko bafashanyaga mu bibazo byinshi bigiye bitandukanye, cyangwa se nawe akaba yaramufashije kumuzamura, maze rero mu kumwitura nawe akajya amuvuga gutya muri video agira atya. Ubushakashatsi twakoze tukaba twabonye ko Kakajwi impamvu akunda gukoresha uno mugabo muri video ze ni uko uyu mugabo ari inshuti y'umuryango we w'akadasohoka, dore ko yanamufashije kumuzamura, kandi iwabo bakaba bari inshuti cyane, bakaba barafashanyaga mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, yaba ibirori, gufashanya mu bibazo ndetse no kugurizanya amafaranga, dore ko mu byo twamenye ko hari igihe Kakajwi yaburaga amafaranga yo kujya ku ishuri, maze uwo mugabo akari nawe yamutangira.
Kakajwi akaba yarize mu buryo bugoranye cyane ndetse akaba yaravukiye mu muryango ukize ariko nanone udakize cyane, dore ko kugira ngo abone ibikoresho rimwe na rimwe hari igihe byagoranaga kubona amafaranga yo kujyana ku ishuri, ibyo nabyo bikabanza kugorana. Kakajwi akaba yaravuze ko yinjiye muri boarding ageze senior 4 naho mu myaka yo hasi yose yaba primary cyangwa se n'ahandi hantu hose yize, akaba yaravuze ko kubona amafaranga yo kujya boarding byabaga ari ibintu bigoranye cyane ndetse bisa n'ibidashoboka. Ibyo rero bikaba byaratumye afata umwanzuro wo kujya yiga ataha kuko nibyo bitaguraga ababyeyi kwishyura. Kakajwi nk'uko twabibabwiye akaba yaravukiye mu muryango utishoboye, gusa ariko yagendaga akura mu muryango we ukaba waragenda kubona amafaranga maze akabasha kwiga mu bigo bikomeye, dore ko guhera mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye yize mu bigo bikomeye hano mu Rwanda, maze yanasoza senior 6 umuryango we ukabasha kumwohereza mu mahanga aho yagiye kwiga muri Amerika. Kakajwi ubwo yajyaga muri Amerika akaba ataragiye wenyine ahubwo yajyanye na mushiki we aho nawe yiga mu cyiciro cya mbere cya kaminuza. Kakajwi akaba ari umuntu udakunda kwigaragaza cyane, gusa ariko mu minsi ishize hagaragaye ifoto ivuga ko ari iye, gusa ariko nanone akaba yaje kubihakana. Ibyo rero akaba ibyo tugiye kubanza kureba. Tugiye kureba ese mu by'ukuri iriya foto yaba yariye cyangwa se yaba yarabyanze ariye, kugira ngo abashe kuba yakomeza kuyobekana, dore ko mu by'ukuri kugera ku mateka ye cyangwa se kugera ku makuru ye ari ibintu byatugoye cyane, dore ko no kugeza ubu ngubu hari ibyo tutaramenya cyangwa se tutarasobanukirwa neza, tuzabagezaho muri video zacu ziri imbere. Mu gihe wareba iyi foto maze ukayitegereza urabona ko hari ibintu bimwe na bimwe bihuriyeho cyangwa se hari ibindi bitandukaniyeho, bikaba byatwemeza ko iyi foto ari iye cyangwa se nk'uko yabivuze atari iye, maze tukareba umwanzuro tuza gufata. Tugendeye ku misatsi irimo iragaragara mu by'ukuri nk'uko Kakajwi akunda kugaragara yambaye maske ndetse n'ikigofero kimutwikiriye mu mutwe, ariko urabona ko hari imisatsi imwe n'imwe isohoka hanze. Iki rero kikaba ari ikimenyetso cyagaragaza ko mu by'ukuri iyi foto ari iye, gusa ariko nanone imisatsi mu by'ukuri abantu benshi baba bayihuje. Reka turebe ku kindi kimenyetso kigaragara maze tuze gufata umwanzuro. Ikindi kimenyetso kiratwemeza ko iyi foto ari iya Kakajwi cyangwa se atari iye, tugiye kurebera kuri size cyangwa se ku ngano y'izi foto. Mu by'ukuri urabona ko iyi foto yaje igaragara ko ari iya Kakajwi, mu by'ukuri urabona ko ari umuntu ubyibushye cyane, mu gihe Kakajwi mu by'ukuri ari umuntu ufite size iringaniye. Ibyo rero akaba ari ikimenyetso kigaragaza ko mu by'ukuri nk'uko uyu muntu yaje abeshya iyi foto atari iya Kakajwi, nk'uko Kakajwi yabihakanye agira ati muri aya magambo. Kakajwi nk'uko twabibabwiye mu by'ukuri kugera ku makuru akaba ari ibintu bigoranye cyane, byatugoye cyane kuba twagera kuri aya makuru twabahaye. Byadusabye gufata imodoka maze tujya ku ivuko aho Kakajwi yavukiye kugira ngo tubashe kuba twamenya amakuru nk'aya ngaya, gusa ariko nk'uko twabibabwiye hariho tutabashije kuba twagiraho, gusa nanone tukaba tuzakomeza kugenda tuyashakisha maze tukaba tuzayabagezaho mu minsi iri imbere muri video zacu zitaha. Kakajwi ibijyanye n'imitungo ye ndetse n'amakuru ye y'ibanga tutavuze, ibi byose tukaba tuzabigarukaho, yaba uburyo akora zino video, ama edit akoresha ndetse n'ibindi byose akoresha muri zino video tumuziho, tukaba tuzabigarukaho mu gice cya kabiri cy'iyi video. Ntuzacikwe. Abashimira mwese twabanye muri iki kiganiro, naho ngiye bategure kino kiganiro ndetse nkaba nyibagejejeho, ushatse wanyita Narcisse.